ukeneye umuntu mwiza w'umumaro ugomba guhura nawe, utari ingegera, utari igisambo. Ukeneye umuntu mwiza. Yego, ibintu Imana ivuga mu biha agaciro, kuko ndumva umuntu uri kundya mu kanya ngiye guhanura. Vuga ngo urakagira inkuru nziza. Bigeze bampa igifomu ngomba kuzuza mbere yuko bansengera, mbona handitse ngo mbese umugore utunze waramukoye, subiza oya cyangwa yego. Kandi nari ntaramuko, nari naramwikopesheje. Ibindi byose ndabyuzuza tayari. Ngeze ahanditse ngo umugore utunze waramukoye, nandikaho oya. Igifomu ngishyira umushumba. Arasoma arareba ati Edouard, cyo koza reka mpanurira abasore. Abasore muri iri teraniro ni muhaguruke mbahanurire. Abasore n'abakobwa muhaguruke nta kibazo. Imana yambwiye ko ndi bwigisha abantu barira amarira akajojoba babuze amagambo bavuga. Imana imbwira ko ndi bwigisha abantu amadosiye yabo bayarambitseho amabuye barayataba. Imana imbwira ko ndi bwigisha abantu banyazwe icyaka bahembuye, baranyagwa neza neza, kiragenda kiratakara. Imana irambwira ngo ngiye kwigisha abantu bagizwe itorosho babihanagurizaho, barimyira bakabasigaho. Ngiye kwigisha abantu bafite imyanzuro mibi yo guhaguruka bakigendera. Ubundi ntumwe yabatumweho. Ya mubyeyi isi Imana yarinze gupfa, buri Imana ntiyakoze. Mwayongeye amashyi mwuka agira Imana. Turebe umuntu umbonyeho bwa mbere agire gutya kugira ngo nivuge neza narakuze. Ndabona muri benshi. Mu mategeko agenga ivugabutumwa umuntu arabanza akibwira abantu bakamumenya, kugira ngo hadasigara ubaza atari ko wa mugabo mwiza cyane waduhoza imbere mama nuwaheye. Ubwo rero ndagukura mu rujijo. Hano ndabakunda, umushumba wanyu ni inshuti yanjye cyane n'abandi bayobozi. Hanyuma naje nitegereza ubwiza bw'uru rusengero, numva ndishimye. Iyi kiliziya ni nziza. Murabona iyi kiliziya atari nziza koko? Ahubwo nahoze mbwira umushumba ntese ko ndeba abakristo bahana igiye kubasiga, uranyemerera nze kubasengera Imana ibakoreho ibasirimure base n'iyi nzu byibura. Arambwira ati ndabaguhaye. Yabampaye. Nitwa Edouard Munyembabazi, ntuye Kabuga, niho urugo rwanjye ruba, ni nawe paruwase mbarurirwamo. Hanyuma nkashumba abakristo bo ku itorero rya Gasogi, ubwo ni hejuru yo ku Murindi, kandi ndabakunda. Nyobora urusengero ruri mu kagari mvukamo, mu mudugudu mvukamo. Murumva atari ibintu byiza? Bose ndabazi, nabase nabasekuru, n'uwasibye ndamumenya. Murumva rero ko ari ibintu byiza. Abantu benshi ntabwo bajya bashobora kuyobora iwabo bitewe wenda n'ukuntu baba barahitwaye, ariko nge ndahayobora bikemera. Niyo nigishije ugira ngo ni umushyitsi waturutse Igikondo kandi ari mu rugo mpavuka. Ndashimira Imana rero itangira umuntu buhamya.
hanyuma abakunda gusenga ni ibintu byiza bishobora kuguha icyo utari ufite. Gusenga bishobora guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Wari imbwa, Imana ikakugira umugabo. Gusenga bishobora kuguha inshuti utagiraga. Gusenga bishobora kukugeza ahantu kure iso atigeze agera, cyangwa mama wakubyaye. Gusenga rero mubikunde. Nimubikunda nzababwira ibyiza biva mu gusenga. Haleluya. Nzababwira ibyiza biva mu gusenga. Uzi gusenga Imana ikagusiga abo mungana bagakondakonda wowe ukiri umujeni. Birashoboka kubera gusenga. Hanyuma rero uyu munsi nzanye amagambo meza, mfite akanwa keza nk'uko umuyobozi yabivuze. Nasenze Imana ntese Mana za nshuti zanjye ndaziha iki? Imana impa amagambo meza. Mutega amatwi rero nta nubwo muri buyananirwe. Ubundi ngira ngo nta rindi jambo riri bugeho. Iyi ni nka deseri. Deseri winaniye abagiye gupfa, abagiye kujya mu gatenga cyangwa se rusororo. Deseri nta muntu unanirwa na deseri. Kandi umushumba twigishije neza, biriya bitotsi byamaze abantu bashize kubera ibitotsi. Ndetse uyu mwaka wo mu witondere, hari abazi ngo ni umwaka w'amata n'ubuki. Ariko urakomeye gusumba indi yose twanyuzemo. Aya makuru turayafite. Dusome rero amagambo y'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko, ibice 9 umurongo wa 27. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe n'umugabo witwa Mariko, ibice 9 umurongo wa 27. Mwaba mwagezeyo? Haravuze ngo Yesu amufata ukuboko aramuhagurutsa arahagarara. Namwe niko handitse? Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Ngo Yesu agira ate? Amufata ukuboko aramuhagurutsa arahagarara. Mu magambo wumvise iri rirakuryohera mu buryo bukomeye. Amen. Icyo bita ubutumwa bune, Matayo, Mariko, Luka na Yohana, ni abantu babonye Yesu mu buryo butandukanye. Ubu namwe ibi bintu murabitahana mu buryo butandukanye. Hari abari bwizere 100%, ijambo nirirangiza rireme. Hari abari buvuge bati ni wa mugabo w'urukara waturutse Kabuga, uriya dusanzwe tumuzi, dusangira ibishyimbo. Oya, ntabwo ariko bigenda. Ariko hariho n'abarabyizera rireme. Matayo mu guhishurirwa Yesu amubona, yamubonye nka fande, amubona nk'umwami, amwikubita imbere aramuramya. Mariko uyu agiye kumwereka amuhishurirwa, ngo yamubuhishuriwe amubona nk'umunyamibabaro wateruye ibibazo byose by'abatabishoboye akabiheka ku mugongo we. Amubona nk'ipunda, amubona nk'indogobe ihetse ibibazo by'abaturage. Murumva baramubonye kimwe? Luka we agiye kumubona, amubona nk'umuntu.
niba ari uko yirwaga mu bantu abavura, abandi abapfuka inguma nk'umuganga, amubona nk'umuntu, umuntu ubasha kurakara cyangwa akishima. Bigeze kuri Yohana, hari n'akandi gasano bari bafitanye, kuko muzi ko bakiri n'impinja bari mu nda bamenyanye bahuye, ngo amubona nk'Imana yose imanutse mu ijuru ikaza ikagenderera abaturage bayo. Nimumvugire ngo amen. Murumva baramubonye kimwe? Nanjye mfite uko namubonye, nawe ufite uko wamubonye. Tugiye kumuvuga rero. Uyu muntu Yesu yafashe ukuboko akamuhagurutsa. Yari afite ibibazo biremereye amaranye igihe bisumba ibyawe. Yari yarabuze umwitaho, kenshi ngo yagwaga mu muriro, ubundi akagwa mu mazi, ubundi akabimba ifuro, akabura umuntu wamugirira neza. Yari yaranyuzweho n'abantu benshi, abaganga benshi bari baramugezeho, biranga birananirana, ariko Yesu ngo ahageze. Haleluya. Muze uracyabaho? Burya ndanakwikundira. Uyu munsi ndashaka ko nza guhanura ukabona umuntu ugufata ukuboko akaguhagurutsa ugahagarara. Amena. Mbibutse ko muri ubu buzima turimo umuntu wese akenera umuntu. Ibyo mvuga nibyo? Umuntu wese akeneye umuntu. Aho ugenda hose ukeneye umuntu. Yego, njya gukorera perimi, amafaranga yo kwiyandikisha kugira ngo nkorere perimi nayahawe n'umuntu. Murumva umuntu atari ngombwa? Burya ku kagari nujyayo uzakenera iki? Umuntu. Hanyuma kwa muganga uzakenera iki? Umuntu. Abakomeye nta muntu ujya mu ndege ngo ajye kurangura Dubai cyangwa mu Bushinwa adafite umuntu umufasha ukuboko ngo amwereke aho banyura. Uyu munsi uze gusaba umuntu ugufata ukuboko, ariko w'umumaro, utari iki ntagazi, w'umumaro, agufata ukuboko aguhagurutse. Haleluya. Yesu ngo amufata ukuboko aramuhagurutsa arahagarara. Kuki mu buzima umuntu wese akenera umuntu? Ntushobora kuba umugabo utabonye umuntu kugira umugabo. Ntushobora kuba umugore utabonye umuntu kugira umugore. Kirazira. Mu buzima bwose umuntu akenera umuntu. Cyokoza reka mpanurira abasore. Abasore muri iri teraniro nimuhaguruke mbahanurire. Abasore n'abakobwa, n'abakobwa muhaguruke nta kibazo. Mu Itangiriro 2:18 Imana yaravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Yego, ngo ireba hagati na hagati ihakura urubavu iruhinduramo iki? Umugore. Kambabwire mwa basore mwe, musenge neza ntimugende mwasamye, muhure n'urubavu nyarubavu Imana yabageneye. Kuko ni wiyobora uzahura n'agatsitsino, umugeri hafi pa urutu wa Buriseri. Ni wiyobora uzahura n'igufa ry'inkokora. Reba rero watwaye inkokora, urumva wayikira?
yemwe mwabakobwa nimusenge neza Imana ibaho urubavu ruzima ejo utazatwara agahanga akakumarira iki? Nimwicarire kandi buriya bazi ko ntahanuye. Abonye buri wanjye mperutse kubatungura nsa nubihisha nsanga bariho baraganira abasore ngo sha ngo abakobwa babaye benshi ngo nge nzashaka uw'inzobe mwiza ukora muri beka warangije kaminuza, undi ati nanjye nzashaka warangije hepfo ahangaha SFB, undi ati nanjye nzashaka umwiza. Nta wavuze igikara, bose bavuga inzobe. Ndabatungura ndabumvira ndaje ndabasanga niko se sha muravangiwe ku manywa y'ihanga. Ubundi uwo mukobwa mwiza w'inzobe wamuhaye amakaya ngaye ajya kwiga? Bati ntayo. Wamuhaye se amafaranga y'ishuri ngaye? Ati ntayo. Ntiyo narinzi ko muri gusaba Imana urubavu nyarubavu ruvuye mu bushake bw'Imana, none muri ibyo. Nimbahaye 0 ku 10 kubera iki? Ushobora kwasama ntusenge ngo ufate urubavu rwiza Imana yakugeneye ugafata rya gufa ry'agatsitsiro nahoze nkubwira. Kuko ubu ngubu ingo nyinshi zubakiwe ku manegeka. Hariho n'abahambiranywe n'idini badahambiranywe n'urukundo rwabo bwite biganiriye, akavuga ati ntahukana bakantenga muri korari bakanyirukana, wubatse nabi. Akavuga ati ntabwo nabisandaza, ntabwo byavamo, bazanyima igaburo ryera. Igaburo ryera si akamanyu k'umutsima, ahubwo senga urebe neza Imana iguha umuntu muzima ku buryo uzasekura akayungurura. Urwo ni rwo rubavu nkwifuriza uyu munsi wa none. Mvuze ko mu buzima dufite umuntu wese akenera umuntu umufata ukuboko akamuhagurutsa agahagarara. Hano hari abantu benshi bafite imibereho ariko bafashwe ukuboko n'abandi. Ibyo mvuga nibyo? Ibyo mvuga nibyo? Nibyo. Bafashwe ukuboko n'abandi. Ejo bundi nahuye n'umuntu mwiza. Haleluya. Nahuye n'umuntu mwiza mbere yuko abana bajya ku ishuri. Nahuye n'umuntu mwiza nta mafaranga mfite yanshiranye ko hari akantu nayo ndiho nubaka. Iyo umugabo yubaka burya ntatunga agafaranga. Mpura n'umuntu mwiza ntabitekerezaga. Umuntu mwiza duhurira Nyabugogo. Uwo muntu twaherukanaga muri 90 dufunganywe muri gereza, twicaranye kuri stade Agahinda, twakiniragaho agapira. Iyo stade yitwa Agahinda ku Muhima hariya. Nubwo twaherukanaga duhura yarakize aguwe neza, ambonye arishima. Aturacyabaho Edouard? Ndacyabaho. Nese ko wihuta waretse tukaganira? Ati ngiye gushaka umuntu naho isoko ry'inkoko 500 kuko mfite hoteli iyi niyi. Arayimbwira kandi ambwira yuko afite abashyitsi ibyumba byose byuzuye bakeneye kurya inkoko. Nese sha iryo soko wari impaye? Ati wari basha? Ntinari basha. Ati ndari guhaye. Abimbwiye numva hari ikivamo.
njya gushaka heregisi, inkoko narinze aho ziri, iriya ku Mugina umanutse hepfo ku Murehe hari ahantu bororera inkoko, niho nagiye kuzikura, hanyuma ndazizana muri heregisi. Nageze kuri hoteli ye saa 7 z'ijoro, nunguka 1000 ku nkoko. Ntabwo ari menshi, ntabwo ari menshi. Kandi nari mvuye mu rugo, abana bambwiye bati ko tuzajya kwiga ku wa mbere, ukaba utadusigiye amafaranga y'ibikoresho. Ntibana banjye muhumura, Imana irabikora. Ntimukabwira abana nabi. Nta mwana ugira Imana, Imana y'umwana ni se na nyina. Burya baba bakwizeye ko bishobora. None se murumva ntarahuye n'umuntu mwiza? Sinahuye n'umuntu mwiza. Uwo muntu Imana imuha umugisha. Uyu munsi Imana iguha umuntu mwiza, agufata ukuboko, aguhagurutse ahantu wicaye uhagarare. Nicyo ngusabiye uyu munsi, uhure n'umuntu mwiza. Haleluya. Uhure n'umuntu mwiza. Nimushaka muhurire mu marembo y'iri torero hano y'urusengero, uwo muntu muhure. Imana iguha umuntu mwiza, iguhuze nawe. Yego, yego. Kuko nta muntu wicara mu ndege ari bwo bwa mbere adafite umuntu wamufasha ukuboko. Ibishoboka. Never. Nta muntu ujya kurangura Tunisia cyangwa Turukiya, Dubai cyangwa mu Bushinwa adafite umuntu wamufasha ukuboko. Ntibibaho. Byanze bikunze ukenera umuntu. Ndetse mbabwira kandi kantu, no muri iri torero ryacu mu gusenga buryo ukeneye umuntu. Kuko iyo uri kumwe n'intaza, intaza ni b'abapagani bo mu rusengero, aho kugira ngo agufate ukuboko akuzane mu masengesho, ahubwo agufata ukuboko akakujyana muri kambuca, mukajya kunywa kambuca. Agufata ukuboko akakujyana mu kubetinga bitemewe. Agufata ukuboko akakujyana mu banyamazimwe n'amanjwe n'ibipfuye amaso byose. Nuvukira kuri uwo muntu uzaba uhombye. Ariko iyo ufashwe ukuboko n'umuntu mwiza, arakubwira ati ndatujye kumva icyo Uwiteka avuga. Mukaza nk'aha ngaha, mugasanga nanjye naraye neza, nkakora mu nganzo nkavuga, ugataha ubugingo bubyibushye. Haleluya. Ugataha hari icyo uvuganye n'Imana. Imana ikumpera umuntu mwiza muri iri torero. Buriya yabahaye umushumba mwiza, niyo mpamvu mugeze kuri ibi byose. Nimumusabire umugisha. Ibaho umushumba mubi, ntabwo iri terambere muba murigezeho. Never. Ntabwo muba murigezeho. Nanjye naragerageje ejo bundi aho nyobora, nashyize mu rusengero amakaro hose. Ubwo sinagerageje mushumba? Ubwo sinagerageje? Naragerageje. Ndetse no muri tuwarete z'abayobozi ntako kwicaraho kabagaho, nagiye kukagura. Ndavuga nti sinava mu rugo nicara ngo njye ku rusengero mu nzu y'Imana njye gusutama. Ubwo se naba ndi mu biki? Iyo ufite umushumba mwiza, amena, arakwigisha ibitotsi akabyirukana, ukaba maso. Yego, iterambere rikaza. Ubu ibi byose bituruka ku mushumba mwiza mufite. Yego, ese
nawe we adafite n'ikigonyi atahamo, yakibuka ko hari hakenewe garidevu? Yakibuka se ko babanza beto mbere yuko bashyira amakaro mu rusengero? Ibyo yabyibuka? Yakibuka se ziriya nzira z'abamugaye? Yazibuka? Yazibuka? Yakibuka se yuko inzu y'Imana igomba gutakwa n'indabo nziza? Mukeneye abantu, ariko ukeneye umuntu muzima, haleluya, uri bugufata ukuboko akaguhagurutsa ugahagarara. Uwo muntu uramukeneye. Mu buzima uramukeneye, mu mwuka uramukeneye, ukeneye umuntu. Yesu rongo arahagera, asanga umuntu ameze nabi, amufata ukuboko aramuhagurutsa. Mbibutse yuko Yesu uyu nguyu mbere yuko ajya kubambwa ahitwa Igorogota, yikoreye umusaraba awugwana hasi gatatu, abiri byunzwe, ahura n'umuntu mwiza witwa Simoni w'ikurene. Simoni w'ikurene aramureba atezana nkwakire, arawumutwaza, arawujyana ati amugeza Igorogota. Ntabwo habambwe Simoni, kuko Simoni yabambwe amaraso ye ntacyo yari kutumarira, ahubwo habambwe Yesu. Ariko yamuhuhiyemo, uyu munsi Imana ikumpere Simoni. Ntabwo babyumvise? Imana ikumpere Simoni, agutwaza umusaraba, aguhuhiremo, uhaguruke, awugutwaze aho azakugeza, nawe ibisigaye uzirwarize. Wenda muzabe nk'ababana ba hano haruguru bajya bavuga ngo mfasha mu isi mu ijuru nzirwarize. Siko bajya bavuga? Burya baba bafite ijambo rikomeye. Mfasha mu isi mu ijuru nzagira gute? Nzirwarize. Simoni yatwaje Yesu umusaraba, nicyo yari ashoboye. Uzi iyo ubonye umuntu ugutwaza umusaraba, uzi ukuntu wishimye? Uzi iyo ubonye umuntu ugutiza udufaranga ugakira ramberi, uzi ukuntu wishima? Uzi iyo ubonye umuntu ugutwaza umusaraba akavuga ati aba bana bawe nzajya mbashyira mu modoka mbajyanane n'abanjye mbageze ku ishuri mu gitondo na nimugoroba, akaguhuhiramo bagakira bisi cyangwa moto zica amaguru, uwo ntaba gutwaje umusaraba? Mbwirira mugenzi wawe ngo Imana ikumpere Simoni. Ikumpere nde? Simoni. Simoni yatwaje Yesu umusaraba, arawuheka, nicyo yari ashoboye, amugereza Igorogota. Haleluya. Twigeze dusenga amasengesho y'iminsi 7, tuyasoje umukobwa umwe aduha icyifuzo ati mwansengeye ko nkumbuye inyama, maze umwaka wose ntarya inyama. Kandi ubwo natwe twari twatetse ikiro kimwe turi abantu 10, ubwo se yarya tunganye? Natwe twari tukiri rodebari turi inzahari. Ariko numva umwuka uraje, ntiye muko ntipfukama hansenge, arapfukama ndasenga n'izo nyama zari zitarashya. N'Uwiteka aravuze ngo aguhaye icyitwa inyama, ntabwo zizava mu nkono yawe, ntizizava mu nzu yawe, uzazirya uhage ugere ubwo wifuza ibishyimbo. Ati ubwo zizaba zingana iki duwari? Ni indobo, ni isafuriya, ni ikidomoro, zizaba zingana iki koko? Niko Uwiteka avuze. Ibintu Imana ivuga mu biha agaciro, kuko ndumva umuntu uri kundya mu kanya ngiye guhanura. Vuga ngo urakagira inkuru nziza. Haciye nk'umwaka umwe ararambagizwa, aradutumira
tujya muri gahunda yo gufata irembo no kwerekanwa. Nuko nyuma y'amezi nk'atatu mariage iraba, turamuherekeza mu rusengero, arashyingirwa, turirukanka muri reception, uko bigenda murakuzi. Nuko turamushyingira, ibindi ntabyo twari tuzi. Naho kumba umusore wamuterese afite amazu akodeshwa umurongo, amazu nk'icumi, imiryango nk'icumi. Mo hagati harimo porutaye yinjira mu gikari aho batashye, aho umusore aba. Muri ya miryango 10 umuhungu afitemo busheri, umuryango wa busheri. Mu nzu inyuma aho ngaho mu gikari aho baba harimo igifirigo kinini kivuye kikagera kuri uyu mubyeyi kizuye inyama. Yakebaga urushyi rw'akaboko, ejo agakeba ku mbavu, ejo bundi akarya ururimi, ejo bundi akarya umwijima, ubutaha agafata imifupa akashyira mu masombe, aragenda arya inyama. Imana imuha inyama. Ava ku biro 60, ubu afite 98. Ni umugore, murumva ko ari umugore ushyitse. Yahuye n'inyama yari yarabuze, ariko uwazimuhaye ni umuntu. Ubwo niko nashakaga kugeraho. Uwazimuhaye ninde? Umuntu. Uyu munsi Imana iguhuze n'umuntu muzima, mvugira ngo amena, muzima, agufata ukuboko, aguhagurutse, akubwira ati ngwino nkwereke ibyo utaruzi mbikugezeho. Izi nshingano mubona tubamo mu rusengero, ngewe hari ibitarampiriye. Bigeze bampa igifomu ngomba kuzuza mbere yuko bansengera, mbona ahantu handitse ngo wabatijwe ryari mu mazi menshi, uvuga umwaka wabatijwemo, wuzuye umwuka wera ryari. Mbona handitse ngo mbese umugore utunze waramukoye, subiza oya cyangwa yego. Kandi nari ntaramuko, nari naramwikopesheje. Ibindi byose ndabyuzuza tayari. Ngeze ahanditse ngo umugore utunze waramukoye, nandikaho oya. Igifomu ngishyira umushumba, arasoma arareba ati Edouard, uzi kurasibira ntese kubera iki? Ntabwo uraka umugore ntoye, nese ndajya kubeshya. Ubwo se ubwo busaseredoti bwo kubeshya bwawe umaze iki? Ninaramwikopesheje. Mubyaranye kangahe? Nitubyaranye 4. None se wemeye kuzakwa? Narabyemeye, ariko sindabona uburyo. Umushumba ati pfukama. Ndapfukama aransengera ati Mana, Edouard umuhuze n'umuntu ufite ubushobozi, abimufashemo, abone inkwano yo guka umugore, kugira ngo iyi promotion itazamucika. Nuko umushumba yasenze. Njya gusengera umuntu w'inshuti yanjye hano mu Myembe ya Kimihurura. Uwo muntu yari afite inzu baroze bazinze, imaze imyaka nk'icumi ya etaje. Hejuru hari harameze y'ibiti kandi ari hejuru ya beto. Arambwira ati senga bijya byemera, usenge rwose mbone ko uyu mudayimoni yavaho. Ati yo mfashe miliyoni 30 cyangwa 20 nkatekereza kuzerekeza kuri inzu byonyine, barara bazibye cyangwa zikarara zihiye. Senga byemere, ntusenge ngo ziboneke, senga zemere kujyaho. Nibyo byonyine. Ati ntireka nsenge, ntega amaboko. Ntangiye gusenga, data arambwira ngo ya wisengera inzu, giwe mu rugo usengera umugore wafite inda,
imaze amezi 10 atwite, arenda guhwana nayo. Genda umusengero utabare umuntu, ibi bitaka byihorera. Nabwo ntingiye ati kwimbwiye ngo tujye iwawe tujye gusengera umugore ngo aratwita amaze amezi 10 nibyo? Ati nibyo. Atahubwo imiryango yabo ejo bundi yaranyandikiye ngo dusubize umwana wacu tumujyane hanze abyarirewe cyangwa gweyo. Ati ndamubima. Ati none niko ikubwiye nti? Ati manuka tugende. Twikubise mu modoka, ndagenda ndasenga. Kumba uko nsenga ibise biri kukubita umugore, ndasenga biramukubita. Arambwira ati ko mbona bihindutse, waretse tukamujyana kwa muganga? Ntitugende. Tugeze kwa muganga ahita abyara ako kanya, abyara umwana w'umuhungu. Murumva Imana idakora? Murumva ko ikora? Tuvunsigaye ati noneho tujye gusengera yanzu. Turasenga. Ntuwiteka aravuze ngo hamagara engineer n'abafundi n'abayede umene imicanga ya Kayumbu n'amayange n'ibiparara n'ibiki byose, uzane ferabeto utangire. Noneho biremeye. Abihamagaye byose byaraye bimenwe birakunda. Nyuma y'icyumweru bari kubaka arampamagara ati niko yini, mbwira ikintu mu buzima nagukorera kikazahora ari urwibutso imbere yawe, nigishaka gihitane miliyoni 10 ndakigukorera. Yewe ati ntabwo ngusaba ikigoye, kirahitana nka miliyoni 1 cyangwa wenda 1 n'igice. Ati gusa nti n'imirimo wakoze nti? Ati ni ikihe? Ntabwo ndaka umugore, naramwikopesheje, tubyaranye 4. None hari promotion mu itorero igiye kunshika, inkwano njye guka umugore, nzahora mbizirikana. Araturikararira ati kuki utambwiye kare ko amafaranga nari nyafite? Ntisaha yari itaragera. Nuko Yesu ampuza n'umuntu, mumvugire ngo amena. Ampuza n'umuntu arambwira ati inkwano ndayikwemereye, genda ubazi yariyo. Ampa inkwano njya guka umugore. Iyo promotion ntiyancika. Murumva umuntu adakenewe? Umuntu murumva adakenewe mu buzima? Ntabwo yantwaje umusaraba, ntiyambereye Simoni. Imana ikumpera umuntu. Nishaka iguhe uri muri Holland, nishaka iguhe uri muri Texas, nishaka iguhe uri muri Kenya, nishaka iguhe uri hano i Kigali, ariko iguhuze n'umuntu agufata ukuboko, aguhagurutse mu bintu urimo, aguhagurutse uhagarare. Uwo muntu arakenewe. Yego? Yego? Uwo muntu agize ate? Arakenewe. Ejo bundi nigira ku rusengero i Gasogi, nasanze imodoka irimo abazungu 2 bari kubaza abanyonzi mu cyongereza bati ishuri riniri rirahaganaye. Abanyonzi bati ntabwo tubyumva ibyo muvuga. Haza abamotari bati muravuga ibyo tutumva. Ndazamuka ndahagera. Nisha ntaba bantu barugigana barashaka iki? Bati bari kutubaza ibintu tutumva. Ndabegera. Ntabwo nize n'utuntu nkopera abana biwanjye, kuko bo biga mu byongereza byinshi. Ariko nayoboye abazungu, mbabwira aho banyura, bakagerayo, barambwira ngo ese niba utihuta watubabariye tukakudeviya ukatugezayo. Nta kibazo, turagenda. Nuko mbageza kuri icyo kigo bashakaga. Umwe arandeba
you are handsome good mister, uri umugabo mwiza. Ni thank you. Akora mu mufuka ansibura $100, akanote gashasha ororororo. Kandi nta cyongereza nzi, n'utuntu nakopeye abana, kuko iyo nshaka kuganira nabo ndabegera nkababaza nti what your vision mister, intumbero yawe ni iyihe? Umwe akambwira ati ngewe nzaba umudogiteri mu bijyanye n'ubushakashatsi bw'inyamaswa zapfuye kera. Ntiwambwa we, inyamaswa zapfuye kera zitagize icyo zimariye zizakumarira iki? Ati papa, ati ibyo ni ibintu by'abahanga. Ni wowe what your vision? Ati papa, ati ngewe nzaba umupolisi ukomeye, nzasimbura kabera nje gucyura isaha ushakiye. Nibe nawe rata ntabwo wumva. Undi nkamubaza ni what your vision? Akambwira ati ngewe nziga imibare myinshi, nzaba umupilote ntwara indege. Ubwo rero uragasaza ninjye uzajya utwara indege ikugeza aho ugiye. Nuko sha wowe rwose uriga. Newe kiriya ngo kizashakashaka inyamaswa zapfuye kera. Ubwo mba challenging mu mutwe ngo ndebe uko bameze. Hanyuma rero $100 ubu ngubu kurivunjisha riregeje ibihumbi 120. Turi kujyana nigira kuri church. Ubwo murumva ntarabonekewe, ariko nayahawe nande? Umuntu. Ukeneye umuntu mwiza w'umumaro, ugomba guhura nawe, utari ingegera, utari igisambo. Ukeneye umuntu mwiza. Yego, birashoboka ko wahuye n'umuntu akakubera muba, akagukubita ikirozi. Aho sinari impari. Birashoboka ko wahuye n'umuntu mubi, ariko uyu munsi Imana iguhe guhura n'umuntu mwiza w'umumaro, akubere Simoni, agutwaza umusaraba, awukugereze aho ugomba kugera. Umuntu mwiza arakenewe. Imana nishimwe. Umuntu mwiza arakenewe. Buriya bariya bose ntibazagushuke. Ibyo bagezeho bafite ababarandase, babafata ukuboko, babereka aho banyura. Nuko tumara gukira tukigira inkirabuheri, ukagira ngo twarabivukanye. Reka da, ukeneye umuntu ugufata ukuboko, akaguhagurutsa mu buzima urimo, akaguhagurutsa aho wicaye, ugahaguruka ugahagarara. Uwo muntu arakenewe. Uriya mukobwa akeneye umuntu kugira ngo abe umugore, akeneye umuntu umugira umugore. Uriya musore akeneye umuntu umugira umugabo. Hanyuma murumva umuntu adakenewe. Nubu hagize urembera ahangaha, yahagurutswa nande? N'abantu. Ntabwo wakihagurutse. Ubu cyaki diabete kigihagurutse kikivumbagatanya. Watangira kubira ibyunzwe, watangira gutitira, abantu batimuterura. Utabafite byagenda bite? Ntabwo wagwaha. Mu buzima bwose umuntu akenera iki? Umuntu mwiza. Aho ugenda hose ukeneye umuntu. Burya muri wasake ukeneye umuntu. Hanyuma muri rege naho ukeneye umuntu. Muri banke ukeneye iki? Umuntu. Yego, ukeneye iki? Umukire akeneye umuzamu. Ubwo ninde? Umuntu. Yego, ufite imyenda myinshi akeneye wifura. Ubwo ninde? Umuntu. Akeneye umuntu. Ariko uyu munsi ubu buhanuzi nubwo buzimije, ariko burumvikana. Imana yambwiye ngo aba bantu hari ahantu baheze. Genda ubabere umuntu mwiza,
ubasengera, ubafata ukuboko, ubahagurutse. Ubundi ntumwe yabatumweho, ngiye kubasengera. Isengesho ndasenga riraguhuza n'umuntu mwiza, agufata ukuboko, aguhagurutse, agira ahantu akugeza. Umuntu burya arakenewe. Imana nishimwe. Yesu rero amaze guhagurutsa uyu muntu wari umaze igihe kinini yaraheze ahantu. Murabizi ko no ku kidendezi cy'Ibetesida naho yahasanze abantu benshi barwaye indwara zitandukanye ku mabaraza 5. Ahatembera batamuzi, agenda avugana n'abarwayi, agenda avugana n'abarwaza, ngo aza kugera ku muntu umaze imyaka 38 niyo yarahamaze. Bibiliya ntabwo ivuga iyo yahageze afite. Turi kujyana? Ntabwo ivuga iyo yahageze afite. Ariko abahanga biga cyane Bibiliya, hari uwanyongoreye ngo yahageze afite 28. Shyiraho 38, ibaye ingahe? Ibaye ingahe? 66. Murumva ubuzima bwe bwose butari bwarapfuye. 28 nibwo umusore ashaka, 28 nibwo umukobwa yubaka, 28 nibwo utekereza kubaka inzu, muri 28 nibwo utekereza gukora, muri 28 nibwo ufite imbaraga zikora. Ubuzima bwe bwose butangiye gutangira nibwo bwapfuye. Aha hari abantu ubuzima bwabo bwapfuye bigeze ahantu heza. Ntago mwabyumvise. Muri uru rusengero hari abantu ubuzima bwabo bwapfuye bageze ahantu heza, buhita bupfa. Ibaza imyaka 28. Ufite ingahe? 28. Haguruka, haguruka uhagarara, abantu bakureba. Uyu muhungu murabona atageze igihe cyo kurya? Ubu ntageze igihe cyo kurya? Nta kigejeje? Ntageze igihe se cyo kubaka inzu? Ntageze igihe se cyo gutereta? Ntageze igihe se cyo kugira umuryango? Ntageze igihe se cyo kubwira abakozi ati basha mwogeje imodoka, bahawe uzigaro, mwogeje amasahane? Si cyo gihe agezemo? Reba mu myaka arimo ubwiza afite, agahita apfa, akarwara. Noneho ntanakire mu mwaka umwe akamara 38. Ubu se umusaza w'imyaka 66 yakimarira iki? Hari icyo yakimarira? Yari yaracanganyukiwe. Yesu ahageze aramubaza ngo niko ye, urashaka gukira? Ati nyakubahwa, ndakira se mfite unjugunya muri aya mazi? Nakubajije ngo urashaka gukira? Ati n'abansiza habaragiye ntawagarutse. Ndakubaza ngo urashaka gukira? Ariko ntabwo uri amatera nsigaye ndyamaho kwisigaye ingana n'umusambi. Nakubajije ngo urashaka gukira? Ati mbabarira de, abafite bene wabo babagiriyeyo barakira babajugunya mu kidendezi, dore umuturi muri aya mazi, ayo hasi yagiye hejuru, ayo hejuru akajya hasi. Ufite mwene wabo amujugunyamo, ngewe se urambaza iki? Nta mwene wacu mfite. Nabuze umuntu, nicyo yamubwiraga. Nabuze umuntu n'abanshyize ahabara njugunye barigendera. Yesu aramubwira tumva, umuntu uramubonye, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Undi ati mbyuke se ntagiye muri aya mazi? Ninde wababwiye ko inzira zose zica mu mazi? Ninde wababwiye ko inzira zose zica mu mazi? Hari igihe nyir'ubwite afande ahigerera, haleluya haleluya, akakubwira ati wica muri aya mazi, umuti ninjye uwufite, haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Ngo aramureba aramwitegereza, abona atandukanye n'abandi bantu yabonye. Uyu munsi Imana iguha umuntu mwiza, mwiza utandukanye n'abandi wabonye.
ngo arahaguruka biremera, ariyumva yumva birimo, azinga bwa busa bw'akamatera bwashaje, abona biremeye, arunama arazamuka, abona biremeye, atari ko uyu muntu nubwo ntamuzi ariko ambwiye ijambo ryiza, niko wa muntu we, ubu noneho nzagukura hehe, nta n'inyishu nzakwishura. Undi ati nta kibazo, ikorere ugende. Ahura n'abadive bati niko ye, ninde wagukije ku munsi w'isabato? Urahangara ukikorera n'uburiri, twe ntidutwara n'akabido k'amazi, none wowe urahangaye wikoreye n'uburiri, kura ku mutwe. Undi ati mumbabarire, ntago mwaje kunsura, ntago munsi imyaka maze hariya, ntago muyizi. Ese ubu uwambwiye ngo mpaguruke muzi imbaraga afite? Nahuye n'umuntu mwiza, mwebwe nimwigireye. Uyu munsi Imana iguhuze n'umuntu mwiza agira icyo akumarira. Haleluya, haleluya. Uhure n'umuntu mwiza agira icyo akumarira. Kandi abantu beza bariho, ntabwo barangiye. Uyu munsi uhure n'umuntu mwiza. Message ntambukije Imana yampaye nuko ifite umugambi wo guhagurutsa Louise ahantu yicaye, igahagurutsa Damascene ahantu yicaye, igahagurutsa Dative ahantu yicaye. Haleluya, 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 haleluya. Oswaridi ntasigare, Jean Dodier ntasigare, Esperance ntasigare, ikamuhagurutsa mu bibazo arimo, mu buzima arimo, agafatwa ukuboko agahagarara. Haleluya. Uhure n'umuntu mwiza aca urwandiko rwakureze, rwo kukubamba, rwo kugutesha agaciro. Uhure n'umuntu mwiza aca urwo rwandiko. Amen, amen. Ejo bundi turi mu butayu, ariko ntimuzajyeyo, ngewe nturanye nabwo, njyayo ku manywa. Ejo bundi turi mu butayu dusenga, twasanze umudamu usenga wenyine, tutese kuri wenyine. Ati si nkeneye abantu bambereye babi, nshaka nge na Yesu ngo twivuganire. Nise madame, Yesu ko akorera mu bantu, wanyemerera nkavuga? Ati ngaho vuga. Uwiteka aravuze ngo urubanza bwa mbere rwaragutsinze, bwa kabiri ruragutsinda, nta n'uruvugira ufite, nta shingiro ufite. Ariko Yesu arambwiye ngo yohereje umuntu wo kukuvugira ugatsinda. Humura, abana bawe ntago bazaribwa n'imbwa. Mbona amarira araguye. Ubwo Yesu yari akoze ku ndwara. Atese wampaka nimero kawe nkitahira, ndakamuha. Bukeye arambwira ati ngwino nkubwire. Ndamuherekeza mu rukiko. Yari yarashakanye n'umugabo w'umukire, ariko batasezeranye mu mategeko. Babyarana abana 8, abakobwa 4 n'abahungu 4. Bikobwa byiza bisa na se, bifite amaso manini, ibihungu byiza byiza koko. Niba hari umugabo ufite abana beza n'uwo mugabo, ariko arabata na nyina aramuta, aravuga ati nta sezerano dufitanye bumbafu, nta kishobora kubona. Baburana akamutsinda. Mu rukiko rero uwo mudamu bari baramutumye ibimenyetso ashobora gutanga. Aterura abana be 8. Umugabo aramutsinda, nta ngingo yari afite. Umugore atariko, nyakubahwa perezida w'urukiko, mfite ikimenyetso cya nyuma, nimutacyemera ubwo ndatsindwa. Ati bana bati nimuze hano.
abana baraza biboha kuri se baramwurira. Ibikobwa ruzi ko bikunda byase bitari ko dadi ubu uratwanze abandi beza uzabyara bameze nkatwe n'ibandi. Ibisore biramwurira, turi amaboko yawe, turi ibyishimo byawe, basi mama mwihorere ariko twebwe utwakire, turi amaraso yawe dadi uratwanze. Ibyana bikamusekera. Hahaguruka umusaza ufite uruhu rwiza rwariye amafaranga, umukire, ati nyakubahwa perezida w'urukiko hari icyo navuga. Ati ngaho vuga. Ati yewe shati haguruka. Arahaguruka. Ati ibingiye burimo nabibayemo. Ati uyu ni umurengwe, uyu ni umurengwe, ibi nabibayemo. Nataye umugore w'isezerano njya kurindagira ibitomati ndagenda nkina nabyo. Atariko nyuma yaho nagarutse mu rugo rwanjye ntabwo nitesheje abana banjye nabyaye. Nubura aba bana uzarindagire dore aho imvi zigeze n'uruyenzi. Ati kandi utwo wiratana twose tuzaveho. Ati nakugiraga inama kandi ati bakumpaye nakujyana hanze nkakwigisha ungana n'abanjye. Umugabo mbona arahindutse, agenda hinduka. Perezida w'urukiko atese dukorotire nta kindi bongeraho. Umugabo ati mwe muretse uyu musaza ndabona ngana na data kandi amagambo ambwiye ankoza ahantu. Ni mumpe iminsi yo kuganira nawe, inama ze ndumva nzazubahiriza bigeze kuri 70%. Ati kuko ambwiye ijambo rikomeye. Ati kandi ndi kureba aba bana banjye nkumva impuhwe ziraje. Murumva uko Yesu akora? Imana ikoresha wa musaza yamujyanye hanze, aramubwira ati ndangusengerere amafaranga ndayafite ariko nkubwire umwana w'abega nkumarireho. Aturi mwiraha, uri mu bishuko, uri mu bitomati n'ibisukari. Ati reka nkubwire niwitesha aba bana umuvumo ntabwo uzawukira. Ati binabibayemo. Amubwira aho yanyuze hose ariko akita ku muryango. Ati niko uritesha aba bana ufata iki? Umugabo afata umwanzuro wo kwemera abana, ntiyanabemeraga, arabemera. Na wa mugore aramwemera, yemera kumupangira, ntabwo yaviriyemo aho nkuko Yesu yari yabivuze. Mu ma etaje afite uwo mugore yaramuyemo 2, etaje 2. Aravuga ati nzihaye abana banjye ubwo nawe uzarireho ngaho nimujyane. Ubwo si uwo mugore urumva atarasenze? Ntiyasenze, yahuye n'umuntu mwiza, Imana ibimufashamo. Uyu munsi ngiye kugusengera, ndi intumwa yagutumweho. Imana yambwiye ko ndi bwigisha abantu bakanyaraye mu maso. Imana yambwiye ko ndi bwigisha abantu barira amarira akajojoba babuze amagambo bavuga. Imana imbwira ko ndi bwigisha abantu amadosiye yabo bayarambitseho amabuye barayataba. Imana imbwira ko ndi bwigisha abantu banyazwe icyaka bahembuye baranyagwa neza kiragenda kiratakara. Imana irambwira ngo ngiye kwigisha abantu bagizwe itorosho babihanagurizaho, barimyira bakabasigaho. Ngiye kwigisha abantu bafite imyanzuro mibi yo guhaguruka bakigendera. Yesu yambwiye ngo mbere yuko ugenda akoherereje umuntu, intumwa y'Imana.
akoherereje umuntu. Yesu yambwiye ngo mu marira warize yayabonye, yayitegereje, akoherereje umuntu, umusamariya mwiza w'impuhwe. Murabizi ko yashyize umurwayi ku ndogobe akamujyana mu nzu y'ivuriro, akamuha abaforomati mu mwiteho. Icyo muzatanga ntabahaye, nzakibishyura ngarutse. Yesu rero yambwiye ngo muri aya materaniro hari abantu aje guhaza amarira, aje guhanagura amarira. Hari abantu aje guhanagura amarira batari bafite cyitabwaho, batari bafite kivugira, batari bafite shinge na rugero, ariko Yesu yambwiye muri aya materaniro ngo hari abantu aje guhanagura amarira. Reka nsabe umuntu wumva ibye byararenze inkombe ariko bitararenze ijambo rya Yesu. Reka nsabe umuntu wumva yarasigaje gushyira induru ku munwa mu mujyi wa Kigali akiruka cyangwa se ahari hose, uwo muntu ahaguruke. Icyo nkundiriye Imana itanga ihumure, kandi ihumure rikatugeraho. Yego, birashoboka ko umaze gucumbika mu nzu 7. Birashoboka ko nyiri ibyondo yavuze ati nzongera gusanga imbabura wayiteretse ahangaha, nzakwirukana. Ariko reka mbabwire, uyu mugoroba hari ijwi ry'ihumure. Ba bantu navuze mu mazina batambuke bapfukame hano. Hari abantu navuze mu mazina kandi biyumvise, ni kuri yaduhanura, ni kuri yaduhanura. Hari abantu navuze mu mazina batambuke bapfukame hano. Uwakoreye kampani ntimwishyure nawe ntasigare, atera intambwe. Dara pishe dai. Ufite imodoka irwaye sida, ipfa kimwe ikira kimwe hagapfa 2, nawe ntasigare, atambuke aze hano. Uwanzwe n'umugabo akabimubwira nawe ntasigare, atambuke aze hano. Ndi guhanura. Imana irashaka kuguhuza n'umuntu ufite umumaro. Ufite randevu ya muganga nawe ntasigare, kandi azayifashe mu ntoki, atera intambwe, azayifashe mu ntoki. Imana irashaka kuguhuza n'umuntu. Ufite uwaburiwe irengero, bibaye vuba, waramubuze, aburirwa irengero, urashaka mu mabrigade uramubura, urashaka mu bitaro uramubura, zamura ikiganza uze hano ngo usengere. Uwo muntu ufite umuntu waburiwe irengero, Imana iguhuze n'umuntu umukwereka, utera intambwe. Reka mbwira umuntu wavuze ngo Mana ngiye mu rusengero gusenga, ariko nutavuga ku byanjye nzajya kuraguza cyangwa niyahure. Umuntu wavuze iryo jambo aze hano musengere by'umwihariko, amfashe ku birenge. Uwo muntu ndamushaka. Uwavuze iryo jambo ati ndashaka ko nutamvuga ibyanjye
nziyahura cyangwa se njye kuraguza, byose ni kimwe. Icara hasi umfate ku birenge. Icara hasi. Icara umugongo ntawe ufite. Imana ikabivuganye nawe ngo wahimwe n'abantu ntabwo wahimwe n'Imana. Uyu munsi Imana irakubonekeye. Ntujye kuraguza cyangwa se ngo wiyahure. Imana yakugeneye umuntu mwiza wo kugufasha mu bintu uri gucamo. Icyo nkundiriye Imana ivuga Ikinyarwanda. Haleluya. Ivuga iki? Ivuga Ikinyarwanda. Twumva. Icyo nkundiriye Imana. Hatambuke umuntu wahoze ayobora abantu benshi, ariko ubu nta kintu ayobora. Uwo muntu aze hano musengere. Aze hano hafi. Umuntu wahoze ayobora abantu benshi, ariko uyu munsi nta kintu ayobora. Ubanza n'umwe ntawe afite. Ubwo nanze kuvuga details y'utuntu twinshi. Umuntu wahoze ayobora abantu benshi, arangije yamburwa agaciro, aze hano hafi yanjye. Dora uwo muntu wahoze ayobora abantu benshi, Imana irakumpishuriye. None ubu ntafite n'abakeya ayobora. Ubanza n'umwe ntawe. Mbese mwemera ko Imana ivuga Ikinyarwanda? Murabyemera? Twumva neza Imana yacu ivuga Ikinyarwanda. Ndashaka kugusengera. Uwubatse inyubako igaheraho nawe atera intambwe aze hano. Yabuze ubwuzura, ibura uburangira, iheraho. Bari kumuseka. Ngwino ngusengere uhure n'umuntu mwiza. Imana ni kwivuze. Nsabe uyu mukobwa utabenga agakingurira abasore, ahubwo byagera hagati bigapfa bakamusezera. Ntabwo mvuze ukeneye umugabo wese, oya, mvuze umukobwa ukingurira abasore agatanga urukundo, ariko byagera hagati bakamusezera bigapfa. Aze hano imbere y'iya ritari, dore hafa ahangaha, apfukame musengere. Uzi kugira ngo wemerere abasore imishinga itangire, ujye kubona ubone ntubenze, ahubwo ubone birayoyotse. Si agahinda se? Ni agahinda. Ndashaka kugusengera. Icyo nkundira Imana yacu, yumva Ikinyarwanda. Haleluya. Yumva iki? Ikinyarwanda. Muremera dusenga Imana? Nawe nubwo uhagazaho, ijuru ryakwemereye umuntu ugufata ukuboko akaguhagurutsa akagukura ahantu waruri. Ijuru ryakwemereye Simoni w'umunyangeso nziza, ugomba kugutwaza iki? Umusaraba, akakugeza aho ugomba kugera, ahasigaye nawe uzirwariza. Ni Ikinyarwanda cyumvikana. Reka nsaba umukozi w'Imana igire hafi amfashe gusenga. Ndumva mfite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Ngiye kubasengera mbakunze. Tugiye kubasengera. Ijuru ryabatekerejeho, riravuga ngo rikwiye koherereza umuntu, intumwa y'Imana, ugufata ukuboko. Abandi baragushinyaguriye baragenda, ariko rikoherereje umuntu ugufata ukuboko, araguhagurukije, akugejeje ahantu, kandi byakemuka ukazaza gushira. Mundeba nigeze mba mu bukode, nkodesha inzu ya 3,
ndayibasha, bukeye nkodesha ya 5 irananira. Iyo nzu nayivuyemo tubohoza inzu ya mukuru wanjye kwa data wacu, igipangu cy'imiryango myinshi. Hanyuma Amasengesho arambwira ati genda ufate mu muryango, ahasigaye ntuzatubaza amafaranga. Mukuru wacu yaheze hanze, nyibamwe amezi 6. Barambwira bati ubwo udasangira inzoga natwe ngo dupange ntacyo maze yivemo. Nyivamo ndigendera. Ariko nagira ngo mbabwire ko uyu munsi ntabwo mfite inzimu, nta nubwo ari 2, nta nubwo ari 3. Ubwo murumva ibi bintu bidakora? Murumva bidakora? Uje nazi kwereka niburi Tomasi utemera, nazi kwereka inzu zirenze 3. Nagira ngo mbabwire ngo abavuga butumwa benshi bakunze kuvuga ubutumwa bagasiga abantu mu kibazo. Atese ko tubwiye ko yavuye mu bukode, buri afite inzu. Oya, mfite inzu, nta nubwo ari inzu ahubwo n'amazu. Nagira ngo nkubwire ngo Yesu aracyafite imbaraga zo kukurengera, aracyafite ibyo kuguhembuza, aracyafite abantu beza. Ntabwo abantu beza bose bapfuye ngo bashire, kandi ntabwo baguhunga bose Yesu ahagaza, ahubwo akoherereje umuntu, umukozi w'Imana nasenge. Mwami Yesu uri mu gihugu cyo mu ijuru, uri Imana yibura imisozi ukayimura itabimenye, warangiza ukayibikana uburakari. Hari imisozi iri imbere y'ababyeyi, hari imisozi iri imbere y'abakobwa, hari imisozi ibakomereye. Aya masaha turasenze Kristo kugira ngo wimure imisozi iri imbere y'ubu bwoko bwawe, bupfukamye imbere y'amaso yawe. Uhereye amasaha Kristo turasenze ngo ubereke ikimenyetso cy'ibyiza, turasenze ngo ubereke ikimenyetso cy'ibyiza. Turasenze nubabere ikimenyetso cy'ibyiza, nubereke ikimenyetso cy'ibyiza ku buzima bwabo. Nupfumbatura igipfunsi cyawe, uhaze kwifuza kw'imitima yabo mu izina rya Yesu. Jambo riratubwira ngo uri Imana y'ibifite imibiri byose, rikatubwira ngo mbese hari ikinanira? Uwite, nta na kimwe kikunanira. Niyo mpamvu dusengeye ubu bwoko bwawe, uhereye amasaha bereke ikimenyetso cy'ibyiza, ubatabare, ubamare umubabaro, ubamare agahinda, ubamare ishavu. Yesu tabara, Yesu, Yesu tabara, tabara Yesu, tabara Yesu, tabara Yesu. Nubarengere, turabasengeye, barengere Kristo, barengere Kristo, barengere Kristo, barengere Kristo. Urakoze kubarengeye, urakoze kubatabaye, urakoze kukuya agasuzuguro ka Satani. Haleluya! Urakoze kukuya agasuzuguro ka Satani ku buzima bwabo. Turagushimye tugukomera mu mashyi kubera kuri Imana mva gusenga. Amen, amen, amen. Mujye kwiyicarira, Imana ibahe umugisha. Kwizera niko kwatumye Sara abyara, kwizera niko kwatumye Aburahamu abasekuruza amahanga yose. Nagira ngo mbabwire ngo kwizera kurarema. Niba Imana ivuze, ngewe ndizera bidasubirwaho. Haleluya. Mbere yuko nsoza, nagira ngo duhuze ibiganza dushimire Imana yaduhaye inzu nziza, yaduhaye inzu nziza. Muhuze ibiganza muyibwire ngo Mana warakoze. Hari ababirebaga nk'inzozi, ariko noneho twicaye mu rusengero. Iyi nzu si nziza ra? Nahoze ndeba hano hakurya, niba ari Remera, niba ari Nyarugenge simbizi, ariko nabonye ari heza. Ndashaka kwifuriza umugisha umuntu wese wagize uruhare mu iyubakwa ry'iyi nzu, n'uwabigambiriye nubwo yaba ntacyo yakoze.
ndashaka kumusabira umugisha, ariko ndagira ngo nsabe igiseke mugishyire hano hafi aha ngaha kugira ngo ibikenewe ni byinshi. Nushaka ugure PS imwe y'ikaro igura 2,000. PS imwe y'ikaro uyigure igura 2,000. Uvuge uti Imana, iyi PS y'ikaro ndayiguze kandi igomba kujya hehe? Mu rusengero. Ngirira vuba mbasabira umugisha, n'abakoze mbere ndabasabira umugisha, n'ababitekereje ndabasabira umugisha. Siganwa ku mugisha. Uraho uwo mwana, siganwa ku mugisha. Ikaro rimwe PS imwe igura 2,000. Agakarito kose kagura 15. Urabura PS, urabura ikarito, ubure ni PS. Aho uzajya ubyinira amakorasi, aho uzaba uhagaze kuri iryo karo ryawe, ujye uvuga uti Imana, nanjye narakoze, amaboko yanjye warayabonye. Tanga icyo ufite, Imana iraguha icyo udafite, kandi mujye muha agaciro ibintu by'Uwiteka. Iyi nzu ni nziza madamu, iyi nzu ni nziza. Imana umpera umugisha ibi biganza. Uguhaye inyubako wese umuha umugisha. Uguhaye ikaro ntazarare mu mbaragasa, ntazarare mu ivumbi, uzamuha amakaro mu nzu ye. Birashoboka yuko utanze ikaro utagira n'inzu, ariko ikaro ryatanga inzu. Imana iguha umugisha kubyumva ndetse no kubyakira. Amakeya yawe n'amakeya yanjye abyara igifatika. Imana iguha umugisha, Imana ikumpera umugisha. Amakeya yawe n'amakeya yanjye abyara igifatika. Imana iguha umugisha muzee, Imana iguha umugisha. Erega Yesu ntabwo azamanuka ngo abyivugire, azatuma njyewe. Imana ikumpera umugisha, Imana ikumpera umugisha, Imana ikumpera umugisha, Imana iguha umugisha. Ntabwo Yesu azava mu ijuru ngo abyikorere. Imana iguha umugisha madamu, Imana iguha umugisha. Uwabigambiriye wese kugira icyo akora ku nyubako y'Imana, Imana imuha umugisha. Ubu Yesu ari gufotora, ifoto yawe yayitwaye, Imana iguha umugisha. Ni ukuri Imana iguha umugisha. Nigeze mbona umugabo umwe waganiriye n'umugore we, aramubwira ngo reka dusakare urusengero rwo ku Murindi. Igisenge n'amabati byose byatwaye miliyoni 18. Azikura mu rugo rwe azishyiraho hari umwe. Uwo muntu ntakwiriye umugisha. Akimara kubikora namuhanuriye rukururana 20. Bukeye yarazigura bamwongeze 2 ziba 22. Arambwira ati wavangiyeho gakeya, atariko ntacyo ubwo biri muri 20 nta kibazo. Ntacyo ntawe utavangira. Arambwira ati shaka inka uyibagira abaturage nze gushima rukururana nzizane. Hamaze kuza 12 pariseri y'urusengero birashize. Ndamubwira ntizisigaye rero zana karite jaune. Azana karite jaune 44 kubera yuko rukururana igira karite jaune 2. Burya uyitwaye abatwaye imodoka 2. Ikimbere kigira karite jaune, ikinyuma kikagira karite jaune. Azana karite jaune nzirambika ku meza. Ndasenga nti Imana, nshingiye ku bw'iki gisenge uyu mugabo yashyiza, izi kamyo ndazishinganisha. Murumva ko ibi bintu bikora. Hanyuma rero ubu ushobora kuba ukoze ibyo utazi, ariko jejuru ngo usabire umugisha. Batari bahaguruka tuyanga umugisha ujyane n'abafite amatelefone batabonye amafaranga, tujye no kuri momo nkuko tubimenyereye. Kandi Yesu abahe umugisha aho Imana igejeje ikora. Abantu bafite amatelefone murayafite, bayashyire hejuru turebe nabo baze kubasabira umugisha. Twagiye akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri kode 079 156 akanyenyeri
kode ndumva muyizi. Kode ni 07 915 ugashyiraho umubare w'amafaranga, warangiza ugakurikiza amabwiriza. Araba kode mwayifashe? Iyo kode mwayifashe? asanzwe bayizi, barayimenyereye. Ngaho ohereza ngusabira umugisha nawe utahana. Ndabona yanjye yagezeyo. Hari umuntu ugikeneye kode ngo twongere tubisubiremo? Nta muvumo ngira. Kode ni 07 915 6 ugashyiraho umubare w'amafaranga, ugashyiraho akanyenyeri, ugashyiraho kode yawe cyangwa pin, ugashyiraho urwego. Arabageze kwa Mana. Yesu abaho umugisha. Ngaho nimuhaguruke mbasabira umugisha abakoze icyo gikorwa, ari abayatangiye kuri telefone, ari n'abayatangiye mu giseke. Nimuhaguruke mbasabira umugisha. Njyewe ndi umuhesha w'umugisha, ibyo nsabye Imana irabinyemerera, ntabwo Imana ijya impogoza. N'umurwayi iyo ngiye kumusengera ntabwo nirwa n'ikebagura, oya, uwo nsaba mba nzi ko abishoboye, n'imbaraga ze ndazizi. Reka mbasabire umugisha, Imana izagire ikimarira ibiganza byawe, Imana izagire ikimarira ibiganza byawe. Yego yego yego, icyo utanze ugitanze mu byo Imana yaguhaye. Umuririmbyi w'115 yaravuze ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni ibyande, ni iby'uwo mucunguzi. Ezira 2:69 hakavuga ngo nuko batanga uko babashije. Ibyo ubashije rero ni ibyo, ibisigaye data ntabwo yabura inyiturano. Afite inyiturano ari bukwiture mu nzira zose ageramo, no mu zitagire mu modoka azigeramo, amaduka yose ayinjiramo, yego, biro zose azinjiramo, no mu isoko abarimo. Dusenge. Mana, mpera umugisha ubwoko bwawe, batanze ikaro, batanze isima ku nyubako zawe, batanze icyo bafite, ariko uzabaha icyo badafite. Ndasenze kugira ngo uzirukane inyatsi mu byo batunze n'ibyo bagambirira gukora byose. Inzira zose uzibemo ubaha umugisha. Mbahesheje umugisha, natorewe umurimo wa ritari. Ndirukana abadayimoni babategera mu nzira, n'abababwira ngo aha ni abakire, iwanyu nta rusengero ruhari nk'uru nguru kwa Jinara Yesu. Abo badayimoni ndabirukanye. Inzu zose ni za data, n'ubu tuyicayemo ari iya data. Ukora ibirenze ubwenge bwabo mu izina ryera rya Yesu, amen. Nimwakire umugisha. Abandikiye Uwiteka nimuhaguruke. Mwemera ko Uwiteka azi gusoma? Murabyemera? Murabyemera? Mwemera ko Uwiteka azi gusoma? N'urwaye ahiherereye wandikiye Uwiteka, Uwiteka yamaze gusoma icyo cyifuzo. Imana irabimbwiye. Muri utu dupapuro harimo urwaye ahiherereye wandikiye Uwiteka, ako Uwiteka yagasoma. N'uwananiwe n'umwana, Uwiteka yabisoma. Ndiho ndabisoma muri aka gaseke. Uwiteka yabisoma. N'uwanditsemo icyakorari akagishyiramo, Uwiteka yagisoma. Hanyuma rero n'uwashyizeho izina rye wamwambuye, nacyo Uwiteka yagisoma. Mwemera ko Uwiteka azi gusoma? Arabizi. Reka rero mbasengere ku bw'ibi byifuzo, kandi Uwiteka avugira aha hantu amagambo akomeye. Yego, ibi byifuzo byose data yamaze kubisoma. Uwiteka Imana ishobora byose, abana bawe bakwandikiye, kandi usoma Igifaransa, usoma Icyongereza, usoma Igiswahili, usoma indimi zose zaturutse kuri wowe. Uko bakwandikiye ndasenze kugira ngo usome izi nyandiko,
usubize buri muntu wese, kuko wambwiye ko wicaye muri iyi nzu kandi utazigera uyivamo. Umbwira ko ububyutse ugiye gushyira ahangaha buzaruta ubwo mu ihema. Ndasenze kugira ngo ubashe gusubiza ubwoko bwawe, nanjye nzabafasha gushima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mbisabye nshimye mu izina ryera rya Yesu, amen. Reka dukomere Imana mu mashyi. Mukozi w'Imana, Imana imuhe umugisha. Reka turarike nanone umushumba wacu aze adusabire umugisha ku bagiye kuba bagiye mu rugo. Umushumba naza adusabire umugisha ku baje mu gitondo. Yesu ashimwe. Reka twongere dushimire Imana duhaye ibihe byiza kandi igize neza. Ese mwaguwe neza? Ni sawa? Niba ari sawa mugire gutya turebe. Uyu mukozi w'Imana se ko dufite amasengesho y'iminsi 2, uyu munsi nejo azagaruke? Agarutse ntacyo bibatwaye? Muzaba muhari? Ngo azaza. Azaza ejo. Ibihe nk'ibi birahenze, ntago biri ahantu hose, ariko Imana irabiduhaye. Aya masengesho y'iminsi 2 rero Imana igushoboze kuyasenga. Icyiciro cya mbere turagisoje, mu kanya turakomeza icya kabiri, turaza gusoza saa 2 zuzuye. Nimusenge Imana kugira ngo mutagwa mu moshyi. Munyemerere rero dushimire abaririmbyi, yaba korali y'icyumba na korali Herumoni, baba batwaranye ntako baba batagize. Muvuge ngo Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Munyemerere dusabire umugisha abayobozi b'igicaniro cy'amasengesho cyo kuwa 4, Mugwaneza Jean, muyobozi wa ministeri y'abinginze, n'umuyobozi wa gahunda na Sharire n'abandi, n'abandi bakora mu ibanga, n'abatoni mwese mugire gutya ngo Imana ibahe umugisha. N'abanyarukundo, abanyarukundo mwakira umugisha w'Imana. Haleluya. N'abatoni nabo n'abacu na Imana igibaho umugisha. Ariko uyu munsi n'abanyarukundo. Umugisha w'Imana se kuri kozi w'Imana Edouard, wemeye no kugaruka ejo ntawe ukwiriye. Arakoze cyane. Ejo turi kumwe nawe, kandi muzi ko umunsi umwe haba hariho abakozi b'Imana benshi, hariho n'abandi Imana yateguye no kuva mu bwiza tujya mu bundi. No mu kanya dufite undi mukozi w'Imana, kandi ejo nyuma yo gusoza saa 11 tuzinjira n'ubundi mu ijoro ry'impinduka, ari naho tuzasoreza aya masengesho. Ejo bwo tuzasoza ku isaha ya saa 3, tuzahatinda. Rero abantu mugiye gutaha, Imana ibahe umugisha, ariko abari bugumaha namwe Imana ibahe umugisha. Ariko nanjye Imana ibigenze gute? Nanjye Imana imuhe umugisha. N'abadukurikiranye mu buryo bw'ikoranabuhanga nabo Imana ibahe umugisha. Turasubitse rero, mwamukomeje gahunda y'icyiciro cya 2, ariko reka duhaguruke dusenge Imana. Duhaguruke dusenge Imana. Icyiciro cya 2 barabakomeje, turaza kugikomeza mu mwanya uri buza, ariko barareba uko wabigenza. Haleluya, haleluya. Ngo ariko Imana iguhuze n'umuntu.
nabyumvaga buriya. Uramukeneye se? Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro tari uw'inyatsi. Hari igihe uhura n'umuntu ukicuza impamvu wahuye nawe mu buzima bwawe, ariko Imana uyu munsi yatwemereye ko iduhuza n'umuntu kandi w'umumaro. Kandi Imana twayisabye ko idukangura ikatumara iki? Ibitotsi. Tuyihereze icyubahiro. Rya jambo rya mbere ryavuze gute ryo? Ngo nta muyaga, nta muyaga, nta mvura. Ni ibintu bimeze gutyo, bivuga ko ahantu bigaragara ko hatari ubuzima, Imana ihatanga ubuzima. Aho tubona ko bidashoboka, imbere y'Imana birashoboka. Mbese uyu munsi Imana yatugaburiye, turayishimiye, tuyikomere mu mashyi. Ariko nishimwe. Nubwo rero uyu munsi ari amasengesho y'iminsi 2, ariko by'umwihariko buri wa kane igicaniro cy'amasengesho aha kiba gihari buri wa kane. Kandi ku wa gatanu n'ubundi buri mugoroba tugira ijoro ry'impinduka saa 11:15. Ku cyumweru tugira amateraniro 2. Irya mbere ritangira ku isaha ya saa 2 zuzuye kuramya no guhimbaza saa 1:45. Irya kabiri ritangira saa 4:30 zuzuye. Mana turagushimiye. Haleluya. Wagize neza, waduhaye ibihe byiza, wabanye natwe. Aha hantu twahabanye ntago twahabaye twenyine, ahubwo wari uri kumwe natwe. Umugisha wawe ukomeze ube kuri buri wese, kandi aya masengesho uzakomeze kurema iby'imbaraga uyu munsi ndetse n'uyu mugoroba. Nabwo turindiriye kumva ibyo utubwira. Ejo ku manywa nabwo turakurindiriye. Icyubahiro ni icyawe, turagushimiye. Kandi muri aya masengesho dutesheje agaciro imbaraga za Satani. Satani wagambiriye kwihorera muri iri toro rya Segemu, turamwirukanye. Satani wagambiriye guhombya abantu, turamwirukanye. Satani wagambiriye gusenya, turamwirukanye. Satani wagambiriye guteza indwara zitandukanye, turamwirukanye. Satani wagambiriye guteza ibibazo bitari bimwe, turamwirukanye. Satani wagambiriye guteza ubukene, turamwirukanye. Satani wagambiriye guteza ubushumeri, turamwirukanye. Satani wagambiriye guteza inzara, turamwirukanye. Imbaraga z'abadayimoni zose turazirukanye mu izina rya Yesu. Mu itorero rya Segemu no ku nshuti za Segemu, dusengeye imiryango yacu, dusengeye igihugu cyacu, kora iby'imbaraga. Buri wese twabanye mu nzu yawe umuha imbaraga z'ikindi gihe, kandi tugushimiye ko waduhaye byinshi. Ibyo byose wabikoze, kandi n'ibyo utaduhaye twizeye ko uzakomeza kubikora. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Amen. Mujyane n'amahoro ya Kristo abagiye.